rwose ibyo tuhereza umubiri nibyo wakira. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugira ubushishozi cyangwa se abantu batari bamara kugira kubisobanukirwa cyane nk'urugero benshi basigaye bakora tansiyo y'ibintu barya kuri iki gihe mw'abantu. Igihe umuntu ashaka kubaho neza, ashaka kugira abantu babyibushye, ibyo byose hari ibintu umuntu agakwiye kureka kurya kugira abantu bamaze kubyiranda konte rwose bari guhindura uburyo baryagamo cyangwa se uburyo babayemo kugira ngo ubuzima bukomeze kugira umuze. Hello, ndabasuje cyane, nizere ko mumeze neza. Karibu kuzinde bari umuntu uri kunywa akantu ciyazi. Ndabakiriye cyane kuri Risi France Lifestyle, nizere ko mumeze neza. Karibu rwose, nimba uri mushyashya uri kureba iyi video ari ubwa mbere, ndakwakire kabisa. Kora subscribe kugira ngo ibiganiro bitazabigucika, n'utarakora subscribe bose napyo ndi handitse subscribe, kanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nzabagezaho ibiganiro byinshi by'ubwenge byiza bigize bigose bifite akamaro kuri buri wese, bitazabigucika ujye bijye bikugeraho mu ba mbere. Ntibagirwe gukanda subscribe. Reka tuganire uyu munsi turebe hamwe ibintu rwose, nimba ari umuntu ushaka kugira ubuzima buzira umuze cyangwa se nimba ari umuntu ushaka kunanuka, umuntu ushaka kugira rwose kubaho neza, kugira ibintu rwose agakwiye kureka kurya cyangwa se ibintu rwose agakwiye kureka bitakwiye kuba bikiri uyu munsi rwose. Inganda ni nyinshi zikora ibintu byinshi cyane, kandi uko inganda zikora ibintu nako zishyiramo ibintu by'amasukari, ibintu by'amaproduit tutazi byishimike bitera umuntu kanseri, bitera abantu kanseri, cyangwa se bigatuma abantu benshi dufata ibiro, abantu benshi tukagira tukabyibuha, abenshi ugasanga tugira indwara nyinshi cyane rwose. Hari ibintu twagakwiye kureka, hari abantu batari babyiranda konti cyangwa se abantu batari bamara kugira kubisobanukirwa cyane nk'urugero abantu tuvuge nk'urugero nk'abantu baba muri bino bihugu by'amahanga. Tuvuge muri Afrika ntago habamo hari ibihugu bibamo inganda nyinshi, ariko tuvuge nko mu Rwanda ntago haba nk'inganda nyinshi cyane, ariko tuvuge nk'abantu baba muri bino bihugu byo muri Europe byahihuse habamo inganda ziproduce ibintu byo kurya ikintu rwose byuzemo amasukari, byuzemo ibintu amaproduit menshi amaglycose, biki byose bituma byica ubuzima. Hari abantu benshi batari bamara kugira wenda batari bamara kwiranda konti cyangwa se batari bamara kubihishurirwa, ariko abantu bazagenda bishyurirwa buke, ariko umuntu umaze kubihishurirwa, abantu benshi basigaye bakora tansiyo y'ibintu barya kuri iki gihe mw'abantu ni ukora tansiyo. Nimba igihe umuntu ashaka kubaho neza, ashaka kugira abantu babyibushye, ibyo byose hari ibintu umuntu agakwiye kureka kurya kugira. Ngiye reka mbabwire nkuko ngiye mba hano mu Bufaransa, nabyaye n'abana ba hano mu Bufaransa, ngiye mbagaburira hanini Kinyarwanda. Ubugari n'isombe bakabirya, ibyo ubugari n'isombe biruta burger umuntu ari burye, biruta izo KFC umuntu ari bujye kugura. Nizo niyo rwose umuntu agagiye gushyira imbere, indyo z'umwihariko. Mpamvu mvuga ati ni ukuri muri Afurika rwose turya neza. Hano umuntu ararya KFC umunsi umwe, ejo akongera akarya McDonald's, ukibaza ati se mba ntago abantu bigirira impuhwe kabisa. Niyo mpamvu mubwira ntizo bintu byose rwose abantu bamaze kubyiranda konte rwose bari guhindura uburyo baryagamo cyangwa se uburyo babayemo kugira ngo ubuzima bukomeze kugira umuze rwose. Ni ibintu bisigaye bigize inganda ni nyinshi zikora ibintu byo kurya, ariko abantu bagakwiye kureba cyangwa gushishoza guhitamo uburyo bagakwiye byo kurya, mugakora tansiyo y'ibintu byo turya kuri iki gihe rwose, uko ibintu byinshi bisigaye biri transform. Ibi bintu ukuntu bisigaye bigira ingaruka ku bantu, ni ibintu abantu bakwiye kureka pe, ibintu abantu bakwiye kureka, mugahitamo kurya indyo nziza zigize n'izindi cyo umuntu ashaka kuzirya, ariko agakora attention n'abari ibintu wakozaho. Reka nge ngo kuri topic y'uyu munsi nagamije kujyaho, ngiye kwereka ibintu niba ari umuntu ushaka kugira rwose guhindura uburyo yaryagamo cyangwa se ibintu yakonsumaga agakwiye guhindura, cyangwa se niba ari umuntu ushaka kunanuka umuntu wageze, hari ibintu mwakwiye kureka kurya rwose, mwakwiye kureka kurya. Ikintu cya mbere, isukari. Noneho reka ariyo nyiba mu Rwanda bavuga ati isukari, nubona no sukari iva mu bisheke ukuntu ibisa na brown, nano isukari y'umweru, ati isukari y'umweru niyo mu bakire. Nimuzi isukari tuzi iva mu isukari nyasukari iva mu gisheke, iba ari brown. Niba isukari ngo y'umweru, ngo isukari y'umweru yakozwe muri fraise bongeyemo amaglycose, niyo mwita ngo ni y'abasirimu we. Amba birangiza ati isukari ngo y'umweru ngo niyo ngo abasirimu ngo nebaye mu Rwanda, ariko mbizi abakire ngo banyuze isukari ngo isukari iva mu gisheke. Izindi sukari rwose muzireke, niyo sukari mu gisheke, isukari nyinshi ntago ari nziza ku buzima. Kurya kunywa isukari nyinshi ntago ari byiza ku buzima. Ni isukari njewe mazi ibi isukari ni ibintu namaze guhagarika.
isukari nkonsoma ni wenda nk'iyo nakoze nk'amandazi nkari mu kwezi cyangwa kabiri, naho ngaho ndi buruze gukonsoma isukari, ariko nayo ni ibintu maze kureka. Icyayi nzeye nk'icyayi kita mu karu itagize itarimo n'isukari namba ebana. Cyo nshaka gushyiramo intuza nshyiramo ubuki, ariko nabwo isukari ni ibintu bitaki umva, ni ibintu bamaze gukata mu buzima bwanjye. Ni isukari ni nuko gukata agira bashobora ati se kuri umujene isukari utangiye kureka kekare, ni ibintu n'amavuga ati isukari umuntu akwiye kureka kuko ibintu byinshi kugiye byuzemo amasukari, bibyuzamo amasukari nano mata abantu banywa bahuzemo amasukari bamufata amacupa mugasoma byose yabyuzemo isukari. Mpamvu isukari ibintu byose kugiye bisemo isukari n'isukari, mpamvu bavuga ati isukari magakwiye kuyireka mukayikata mukayireka burundu mukayihagarika, ariko wenda ukagabanya. Tuvuge nk'imba nk'uryo nk'icyayi cy'amata ugashyiramo utiko twisukari, wagabanya ugashyiramo kamwe cyangwa ugashyiramo agace kaba gahagije, ukagenda ugabanya buhoro buhoro. Isukari ni ikintu gisigaye umva abantu bakonsoma cyane, kandi isukari nyinshi ntabwo ari nziza ku buzima. Ni inzoga mwabantu mwe, inzoga abantu benshi bakunda agacupa n'ibyo. Hari igihe abantu bagashaka guciringa bakenjoyinga, ariko inzoga ni ikintu nacyo abantu bagakwiye kureka cyangwa se bakagabanya gukonsoma. Inzoga nazo zibamo isukari, inzoga babakize umva. Mugiye musoma mugasoma ibintu babyanditseho bagiye bashyiramo iyo misemburo bagiye bongeramo. Inzoga nayo ni ikintu abantu bagakwiye kugereka cyangwa se bakagabanya gukonsoma, kuko ni ibintu biri kwica abantu ku iki gihe, cyangwa se ibintu biri gutuma abantu babyibuha cyane bakaba obese, cyangwa se bigatera indi ndwara. Inzoga nacyo ni ikintu ushaka kugira rwose. Nk'umuntu ukora siporo ntabwo akwiye kunywa inzoga, ni ibintu akwiye kureka. Nimba uvuga ngiye nafashe umwanzuro wo gukora siporo, ni ibintu ugomba kureka kunywa inzoga. Cyangwa se tuvuge numba ari tuvuga ati ngiye kuzira kunywa, wenda ukazokinywa ari occasion wabonye ntuza. Ibintu umuntu nabwo agakwiye kugira nimba ari umuntu ushaka kunanuka, cyangwa se ari umuntu ushaka guhindura uburyo yabagamo, ubuntu wenda uburyo yaryagamo ibintu intuza, ibintu byo kurya amabiswi, ibintu byo kurya amabombo, amashokora, ubuntu bwose nyine bwo kuryagaguzwa, ibintu mwagakwiye kureka. Ibintu byo kuntuza byose yabyuzeyemo amasukari, ibintu biri ubuzima byica ubuzima, ibintu mwagakwiye kureka rwose, mukajya murya ibintu bigize. Cyakora ntibiyemewe nanjye ikintu cyane kureka amandazi amandazi n'amacapati, ariko icyo nshimira nuko ari byo byikorera. Wenda mbanzi ngo nashyizemo iki n'iki, wenda mbambizi tinabikoze, nashyizemo ifarini, nashyizemo amazi, wenda nakoresheje intuza, nashyizemo isukari ingana gutyo, wenda mbanzi kantite ngo harimo iki ngiki, umwe mbanzi ngo nashyizemo iki ngiki, wenda nibyo ndi kurya ndabizi, ndabizi rwose. Ubwo bintu bw'amabiswi bw'amashokora ni ibintu mwagakwiye kureka, cyangwa se n'ubukari ukarya ukabiryamo gake, ariko ni ibintu abantu bakwiye kureka cyane bakagabanya, kuko ibintu biri kwica ubuzima. Ibi bintu biri gutuma imyaka umuntu yari afite igenda igabanuka rwose. Umva no kwiteza ibibazo n'ingaruka rwose ku buzima. Ibintu umuntu yakureka. Ikindi kintu umuntu twagakwiye kureka mwabantu ano maji kugira ngo urebe ni uzajya kunywa ji, jya ufata intuza handi ku gapapuro inyuma haba hagiye handitse, haba hari udupapuro bashyiraho ndavuzemo hari ingredient yakozwemo iki n'iki. Uburyo ushobora gufata n'urugero uguze ji ya pome, ugasanga ji ya pome irimo ni nka 20%, ibindi 80% nahuzemo ibindi bongeyemo rwose. Ji amaji nayo no gukora attention mu amaji mugura, ukareba nimba ari ndari ji 100% ya pome, ji 100% ya orange, nyine no gushishoza mukareba mugasoma rwose. Ibintu turya ku kigeni, ibintu abantu bakwiye guhagurukira bakareba ati se ni ibintu ndya, ni ibintu rwose bifite ubuzima buzira umuze, cyangwa ni ibintu bigiye kunyicira ubuzima, ni ibintu bigiye kunteza indwara, ni ibintu bigiye kunteza umubyibuho ukabije, ni ibintu bigiye kugira. Ni ibintu abantu bakwiye kugira. Ikindi kintu abantu bagomba kwitaho, bagomba kureka kuri breakfast, barakunda kurya amaseriyale, ugafata seriyale ugashyiramo intuza, amata n'ibiki bintu rwose. Yewe mva niyo mpamvu nikundira bwati muri Afrika agakoma, winywera igikoma ukumva uragize ayo masaka yawe wagize ibyo igikoma ngihereza abana rwose. Si kugiye sinkwa, ariko igikoma ngihereza abana bakakinywa rwose. Amaseriyale jamais, amaseriyale ni ibintu azigera nk'abana, ni ibintu azigera nk'abana, nibyo ni igisirimu. Arabata abana amaseriyale ni igisirimu. Umwana w'igikoma umva yanyweye neza kuruta umwana wagiye kurya no maseriyale yuzuyemo amasukari n'ibiki byose, ibyo byose n'iki byo bongeyemo rwose. Nimba ari ibintu aryaga mu gitondo nk'amaseriyale mwiza, nibyo ni igisirimu, ariko ni ibintu byuzuyemo amasukari, ibintu biri kwicira abana, ibintu biri kubyibushya abana, ibintu biri kubyo. Hari n'abantu bakuru barya amaseriyale, ariko rwose ni ibintu mwagakwiye kureka. Nimba wabijyaga rwose ni ibintu mwagakwiye kureka cyangwa ukagabanya, kuko ano maseriyale arabyimbisha, ano maseriyale arabyibushya, ano maseriyale
yuzuyemo amasukari n'ibintu mwakwiye kureka rwose. Niba bihaga abana hagarika nyabo umukorere agakoma kakawunga, umukora agakoma k'amasaka, nibyo bifite umumaro, nibyo bifite vitamine, nibyo bifite impuza kuruta ayo maseriyale uhabwa umwana wawe. Umuhereza icyayi ushyiremo ubuki, nibyo bintu byiza cyane kuruta uko wagira wamuhaye maseriyale uzemo amasukari. Ikindi kintu rwose ibintu by'amapizza, ibintu by'amaburger, ibintu by'amakayifuse, by'amagido byose bintuza si ngomba kubirya rwose. Nta kibazo ushaka kubirya rimwe kabiri wenda par occasion cyangwa se niki cyangwa kugira wenda kwenjoyinga, ariko ntago ntakwiye kurya buri gihe. Ni ibintu rwose abantu bakwiye kureka. Buri wese namahitamo yiwe kubw'ubuzima bwe, ariko rwose ibyo tuhereza umubiri nibyo wakira. Niyo mpamvu abantu bakwiye kugira ubushishoza ati si ibintu rya bifite intuza rwose, ibintu ni byiza cyangwa se bifite akamaro ku muntu cyangwa biri kubica. Niyo mpamvu twakwiye gushishoza. Ikindi abantu bakwiye kureka kurya imana yanjye, ikindi ibintu by'amachizi, by'amaforomaje n'ibiki, nabyo ni ibintu byuzuyemo intuze, amavuta, ibintu byuzuyemo amavuta biri gutuma intuze, ibyo bituma umuntu azana inda nini, byibuha n'ibiki byose. Abantu bakwiye kugira twakwiye kugabanya kurya tukagira bituma umuntu abyibuha, byuzuyemo amavuta rwose. Ni ibintu abantu bagakwiye kureka. Ntuze navuga wenda bino byamaga ntuze n'ano magato tugura, abantu bagura mu mamagaze n'ibiki, mana yajya kujya ujye kugura ayo magato, nibyo hari amagato abaryoshye n'ibiki byose, ariko wakikorera amandazi karyoshye cyangwa ukiga gukora iyo gato ukayikorera iwawe. Ndavuga ati nashyizemo intuza, kwanza ni mutazokora gato ujye mu video yanjye arana nakoretse warushaho gukora gato nyinshi uburyo butandukanye. Wakikorera intuza gato ku giti cyawe, ukore uzavuga ati at least nzi ibintu kuyikora, iyo nakoze wenda iwanjyana mu rugo nzi icyo nashyizemo y'indyo zuzuye umuze. Niyo mpamvu ugiye Imana avuga ati witamo Imana kurya mu Kinyarwanda birampagije, nta kibazo cy'ubuzima ngira, ubundi kwita ku buzima bwanjye Imana ni ikintu maze gushyira imbere. Nutita ku buzima bwawe nta muntu uzaza kwitaho, nutavuga ngo mpisemo kumva nta muntu uzagera uzaza ngabiguhitiremo, no kugira icyo ugomba kubyitiramo. Niyo mpamvu abantu kwiga ibintu byose burya kwita igihe n'ukubisirive abana babadoretsa, ugasanga turangana wenda ari njye mbaruta, ugasanga turangana mu gihagararo, ahubwo kavuga ati umwana w'imyaka 17 ni gute angana nanjye, ukibaza ukamureba kuri gihagararo fatira. Nibyo koko abana generation uko mubona ibintu bigenda hinduka, abana b'ikigihe basigaye bakura byihuse. Ibyo byose ni ibintu ni ingaruka zigenda ziterwa n'intuza n'ibi bintu turi kugenda duha cyangwa turi guhereza abana bacu. Niyo mpamvu abana benshi hano ntuze hano i Burayi muri bino bihugu, umwana asigaye ajya mu mihango hafi nk'imyaka 9, imyaka 10. Twebwe imihango abantu bakora muri Afrika imihango ijya mu myaka 13, 10 n'ingahe, ari 12, 13 gutyo. Ariko umwana hano imyaka 9 do abari mu mihango. Nawe mujye munyumvira, ibi byose ni ingaruka z'ibintu turya. Niyo mpamvu bavuga ati ngo abazungu ngo bakura vuba n'iki, bakura vuba nyine byinshi ko byose ibyo bya industrie ibyo babi transforme ubwo saba bariye bakura vuba nyine, kandi niyo mpamvu banasaza vuba. Niyo mpamvu usanga birabura benshi, umwirabura ari umwumbati we cyangwa ari ubwo bugari bwiwe rwose umutsi abariho awukomeje rwose. Ntuzigera ubundi kuvuga tuvuge nimba umwana wawe n'umuhemu bare bafati nkora ndya kawunga, umva nimba urya kawunga ubishimira Imana, ndashaka ngo za kayifuse n'ibiki, ibyo nibyo bibeho biri kukwica. Ahubwo nimba urya kawunga bishimira Imana, nimba urya uwo mwumbati bishimira Imana. Nshaka kuvuga ati ngo baze kugira Burayi umaze kubihaga, ntago ari kubihaga pe, ibintu byinshi hano bitransforme. Niyo mpamvu rwose ntimukavuga ati ngo nzaniranga amashokora, ibintu ni bibi cyane byuzuyemo amasukari. Nta kindi kintu kizima kirimo, ni ibintu biri kwica abantu kugira nta gose ibintu biri bihindaguye byo mu nganda. Nibima kwe kureka kugerageza kureka. Nubwo kubona ikintu nyine kuki gihe kiri natirere kunuza ntago byoroshye, ariko no kugerageza guhindura uburyo twajyagamo, no kugera guhindura ibyo twaryagamo rwose, ugashakisha. So ndabashimiye mwese mwari iyi video. Nimba hari uwo mpinduye intuza, hari uwo ishimishe cyangwa se hari icyo yigishije, ndagushimiye cyane rwose. Ntibagiye gukanda like, ntibagiye kwandika muri commentaire, ntibagiye gusharinga kugira ngo dukomeze kwita ku buzima bwacu, nabiraho kugira akamaro cyangwa undi muntu byakumugira akamaro. Ndabashimiye bo mwari iyi video, nizere ko mukomeza gukurikirana ibiganiro mbageza kubagezaho. Twiyiteho mwabantu mwe, turebe ibyo turya, dukurikirana ibyo turya, turebe ibyo turya kugira ngo niba bidufitiye akamaro cyangwa se ari ibintu byo kutwica ko kugira duhindure uburyo twaryagamo.
kugira ngo dukomeze kandi tugire n'ubuzima buzira umuze. Ndabashimiye mwese, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Ikindi kandi mukomeze mukore like, mukore subscribe kugira ngo mukomeze mushyigikire. Nzabibasaba inshuro igihumbi, ndabizi ko mukomeje kunshyigikira, ndi kubibona rwose kugira ngo mushyigikira ama video ndi kugira mbagezaho rwose biragaragara ko rwose ari ama video afite akamaro, ndi kubibona ko muri kugenda mushyigikira rwose. Ndabashimiye mbikuye ku mutima. Imana amahoro ikomeze ibarinde. Ciao, ibiganiro byinshi ndaje mbibagezeho.